Nshuti muvandimwe mwene data, nongeye kugira uyu mwanya mfata kugira ngo nifatanye n'abashima Imana kugira ngo twese dushime Imana. Impamvu dukwiye kwishima na wiyobewe nuko turiho dufite umuremyi nyuma yo kwiyahura tukabona umucunguzi. Data wa twese aradukunda kandi urukundo rwe rwageze kuri buri wese, uretse ko umwanzi aje kubuza abantu kugira ngo batarusobanukirwa. Reka dufate uyu mwanya dushimira Imana ko mu by'umwuka no mu by'umubiri ho turiho kubw'imbabazi z'Imana, turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Ubwo turiho kubw'ubuntu bw'Imana rero ntabwo dukwiriye kuguma kwifata uko twishakiye, kuko ikiguzi twatanzweho nta mwana w'umuntu, nta si, nta butunzi, nta bushuti byashoboraga kwishyura ikiguzi cy'icyaha, kuko urupfu rw'iteka nicyo cyari igihano. Ariko nyamara nanone tugiye gufata umwanya dushima Imana yuko kubw'imbabazi z'Imana nanone turiho kubw'Imana. Ni gute umuntu waciriweho iteka rwo gupfa abaho afite ibyiringiro by'ubugingo? Ariko utashima Imana yaba nde uretse umwana wo kudashima? Uyu mwanya rero reka twongere dufate akanya dushima Imana. Data wa twese Mana yacu, tugushimiye ko turi mu isi y'umwijima, ariko ukaba duhaye umucyo w'ijambo ryawe, Mwuka wera muyobozi, ndetse kubw'imbazi zawe tukaba dufite igitambo cya Yesu Kristo cyatambwe kubw'abari mu isi. Reka two kubona iyo mana mu bwinshi bw'abantu buri muntu wese ayigiriye, kandi ijambo tugiye kwiga utubere umwigisha mukuru, utuyobore kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo gukiranuka kutemerwa n'Imana. Ubwo bisobanuye ko hari ukwemerwa n'Imana, ariko kubw'uyu mwanya ndagira ngo dutinde ku kutemerwa n'Imana. Bizaduha kuzagira amatsiko yo gushaka gusobanukirwa noneho n'ukwemerwa n'Imana. Ariko se wakwiga ukwemerwa n'Imana gute utarasobanukirwa n'uko temerwa nayo? Kandi kutemerwa n'Imana niko kwigaruriye abatuye isi mu mateka ya Bibiliya, ndetse n'ahazaza aho tugana haraducira amarenga yuko ariko kurimo kwigarurira yewe nabo bitwa abakirisitu. Ikintu ngira ngo mbabwire muri aya magambo ni uko gukiranuka kutemerwa n'Imana kugerwaho bivunanye. Erega burya nubona n'umwana yabaye uwa nyuma mu ishuri, no kuba uwa nyuma biravuna. None se bibonwa n'abangaye? None se ntabwo wari wabona ikigo cy'ishuri bavuga ngo nta munyeshuri n'umwe watsinze? None se abarimu nibo batigishije, barasibaga? Abana se ntabwo bagiye ku ishuri? Ni gute ikigo kibura umwana utsinda? Ni gute umwana w'uwa nyuma atarasibaga ku ishuri? Nabyo biravuna. Rero gukiranuka kutemerwa n'Imana kwigaruriye abatuye isi, ariko nanone reka tuyishimire ko hariho gukiranuka kwemerwa n'ijuru. Tugiye kuganira ku magambo dushingiye ku witwaga Sawuli. Sawuli hari ubuhamya atanga. Ubwo buhamya atanga turabona mu gitabo, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya mbere umurongo wa 13. Ni Sawuli w'i Taruso, ntabwo ari Sawuli umwami wabaye umwami w'Abisirayeli mbere. Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 13. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Nimba musomye no murongo, ni irihe banga yari afite ryamushobozaga kurimbura itorero ry'Imana? Ngo ni ukugira ishyaka ry'idini. Umurongo wa 14. Kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu gutungana. Cyangwa se narushije benshi bo mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini y'Abayuda, kuko nabarushaga kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe na ba sogokuru. Aya magambo tubaye twerekeye iri shyaka Pawulo avuga
ry'idini y'abayuda, yewe icyitwa imigenzo aho kiva kikagera, akaba gitangiye ubuhamya yuko abantu bose bangana nawe, nta n'umwe wigeze amurusha iryo shyaka ry'idini. Abafilipi igice cya 3 turahera ku murongo wa 4, narwo ni urwandiko rwa Sawuli. Nimvuga rwa Sawuli wumve ubuhamya arimo yitangaho ubwe. Ntabwo turimo twiga Pawulo, turimo turiga Sawuli atarahindurirwa. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Umurongo wa 5 Abafilipi igice cya 3 turangije uwa 4. Dore na kimwe ku munsi wa 8 ibyo byariratwaga, ndi uwo mu bwoko bw'Abisiraheli, ibyo ngibyo byari umwihariko. Ndi uwo mu muryango wa Benjamini, muri Yakobo Benjamini yari bucura, ibyo byari kidasanzwe. Ndi umuheburayo w'abaheburayo, icyo bita kavukire ye, kuko hari n'uwashobora kuba umwisiraheli ariko ari nka Rahabu, ibyo birashoboka, wari umunyakananikazi. Ntabwo Pawulo ashaka kwerekana yuko we ubwiseri yabugize nyuma, oya arakubwira ati ndi umuheburayo w'abaheburayo. Si ibyo gusa, abaheburayo bose siko bari abafarisayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Hari igice cy'abafarisayo n'ishyanga ry'abayuda muri rusange. Abayuda bose ntabwo bitwaga abafarisayo. Umufarisayo yari umuntu wabaga yarakataje mu bitabo 5 bya Mose. Icya mbere kubimenya mu mutwe, icya kabiri gukurikiza itegeko ryose bisaba. Hari abafarisayo, hari abayuda rero byabaga byarananiye bakaba abanyedini gusa, ariko batitwa ko bakabya mu kwizera. We rero ibisabwa byose mu bitabo bya Mose yari yarabyihambiriyeho. Umurongo wa 6 kubw'ishyaka rya rindi ryatumaga arenganya itorero, narenganyaga itorero kubwo gukiranuka kuzanwa n'amategeko. Bavandimwe mumva aya magambo, nari inyangamugayo. Umva Sawuli, nguwo Sawuli, ngira ngo uyu mwanya dutindeho, ariko reka mbabwire, nubwo bijya bigora kugira ngo abantu babyumve, ariko nidushaka tubyemere yuko hariho gukiranuka kutemerwa n'Imana, kandi abantu bagufite bagiye kwisanga mu gihombo gikomeye cyane. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 10 umurongo wa 2 n'uwa 3. Reka duhere ku murongo wa 1. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana, niko iyo ngingo yitwa. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira abisere ku Mana, no kugira ngo bakizwe. Umurongo wa 2. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Umurongo wa 3. Kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Turimo turiga amagambo avuga ngo gukiranuka kutemerwa n'Imana. Nguwo Sawuli twahereyeho ku Bagalatiya igice cya 1 umurongo wa 13. Ati reka mbabwire, kubw'ishyaka ry'idini nari igitangaza. Abafilipi kubw'amategeko narinya, ariko baza umuntu imbere y'amategeko kubinyangamugayo. Umva ariko uwo muntu yarangiza byigisha abantu. Reba umusore w'umutunzi wagiye aza yihuta apfukama imbere y'umukiza, aramubwira ati mwigisha mwiza, nakora iki ngo mbone ubugingo buhoraho? Yesu ati buretse iby'ubwiza tube tubyihoreye, turebe ikibazo kikugenza. Mbese uzi amategeko? Ati cyane. Ati nayitondeye emereye mu buto bwanjye. Twebwe tubasha kuba dufite igihe duhere twatangiye kwitondera, nubwo ariko twibwira. Umusore w'umutunzi umushyire mu mwanya w'umunyarawodokiya cyangwa ishyanga ry'abayuda muri rusange, ariko ubanze wumve neza amakuru ya Sawuli. Ati icyo nifuza ni uko bene wacu b'abayuda bakira, kuko yari azi aho yabasize atarahamagarwa, azi ko aho yari yaraguye ariho baguye.
reka mbabwire Yesu yabwiye abigishwa muri Mateyo igice cya 5 umurongo wa 20 ababwira amagambo abantu batajya batekerezo kandi akomeye ati ndababwira ukuri ko gukiranuka kwanyu ni kutaratu ko abanditsi n'abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru uwazana gukiranuka ko abafarisayo muri iki gihe akagira nk'abafarisayo bazuka nta rusengero babona basengeramo kuko ahubwo icyo bakora baca bazirimo bose kuko babona ari abanyabyaha ntabwo babona aho basengera umuntu utaciraga ku isabato hasi ngo yabavomereye ibyatsi bari bashyizeho itegeko rivuga ngo ibintu byemerewe gukora ku isabato ni izuba n'imvura no gutemba k'umugezi kuko nabyo babiburiye ubushobozi bubihagarika uri kwibaza ariko si ikibazo gukiranuka kwabo kwaremewe niba kutaremewe wowe ibintu urimo ni ibiki none se ufite gahunda yo kuzakora ukubaruta ariko watuje agasuzuguka koroha ijuru ikagendera umutima wawe ugasobanukirwa n'ikibazo umunyabyaha afite uwitwa Adamu inkomoko y'umuntu mu mateka ntabwo umuntu yavuye ku nyamaswa ntabwo yabayeho mu buryo bw'ihindagurika dufite inkomoko ku Mana umuntu wa mbere araboneka ku isi Imana iramuha amahirwe ngo nagenda byareroroke abantu baraboneka Adamu amaze gucumura igice cya 3 yese muri Bibiliya yawe yigeze avuga ngo Mana nkoze ishyano n'abara oya ahubwo yakoze iki Bibiliya tubwira ngo ajya gushaka imyenda yiremera ibicocero mu bibabi by'umutini wa wundi Yesu yavumye muri Mariko na Mateyo na Luka arabyambara n'umugore we agize ngo umwana wa mbere abyaye aza ari Kayini ntabwo yubatse igicaniro nabi ntabwo yigeze agaragaza ko yanze gutamba ahubwo atamba ikitavusha amaraso ngo atambe nawe imyaka ivuye mu byamuvunnye agakiza gashingiye ku byo umuntu akoze abayuda basanze Yesu muri Yohana igice cya 6 bamwe bati tubwira imirimo y'Imana dukora turakwemera cyangwa se uduha imitsima Yesu arababwira ati muze mwigira hafi mbere ku murimo w'Imana wari wo aravuga ati umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye bose bahita bakata baragenda iyo babwira ngo nimujye kubaka insengero mujye kugira abantu mufasha bari kubikora kuko bakunda gushimwa n'abantu reka ijuru rigendera imitima yacu tudahusha intego kandi Imana y'imbabazi ituramburiye ibiganza iyo usomye muri Yesaya igice cya 64 niho wasoma neza amagambo ahari ku murongo waho wa 6 cyangwa se duhere ku murongo wa 4 kugira ngo byumvikane ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka kabikora n'abagendera mu nzira zawe bakibuka ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha ndetse twabimaze n'igihe kirekire aho no gukizwa tuzakizwa Yesaya 3:5 kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga twese turaba nk'ibibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga 6 nta wambaza izina ryawe nta wibatura ngo kugundire kuko watwimye amaso ukadutsemba uduhora gukiranirwa kwacu nibyo twakiranutsemo byose byivanze n'inarijye bihinduka ubushwambagara bufite ibizinga nguwo umwana w'umuntu ngaho aho umuntu ahagaze nyamara se ahagaze yemera ko ari umunyabyaha ahagaze se nibura avuga ati Mana ndaha ngaha nduwo gucirwaho iteka ariko kubw'imbabazi zawe gusa zonyine rambura ikiganza unkoreho ntabwo ariko abantu benshi barimo batekereza ahubwo umuntu wese arumva hari icyo yakora Yeremiya 10 umurongo wa 23 Uwiteka nzi ko inzira y'umuntu itaba muri we nibiri mu muntu ugenda kwitunganyiriza intambwe ze iri ni ijambo rikomeye ushobora gusaba gutindaho cyane Uwiteka nzi ko inzira y'umuntu itaba muri we kuko Yesu yaravuze ati ni ingenzira ukuri n'ubugingo nyamara umwana w'umuntu yishatsemo indi nzira yitwa gukiranuka
iyo nzira rero aho ibonetse Pawulo yavuze ngo isoza isuzuguye gukiranuka kw'Imana. Iyo gukiranuka kw'Imana kugaragajwe, ya nzira yo mu muntu yishatsemo igisubizo irwanya iby'Imana. Dore ijambo ry'Imana bivuga. None se wa wundi Sawuli wari ucyumva ibintu nka bagenzi be, ukibyumva nk'abantu benshi muri iki gihe, aravuga ngo iki mu Bagalatiya igice cya 3:10 aravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo arikore. Ngaho rero urabona ibintu byose biri mu gitabo cy'amategeko ubikoze Yesu yabaraje gukora iki? Ahubwo hari abafata bimwe bakabyemera abandi bakabihakana. Icyo nicyo ni ikindi kibazo. Ariko dukwiye gusobanukirwa ijambo ry'Imana riba rishaka kuvuga iki iyo rivuze ngo havumwe umuntu wiringira imirimo itegetswe n'amategeko. Wari uzi ko Yesu hari amatsinda abiri yamugeze imbere azanye raporo. Itsinda rya mbere ryaraje riravuga ngo twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twahanuwaga mu izina ryawe, twariraga imbere yawe. Arababwira ngo simbazi nimumva imbere. Abandi arababwira ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mu nzu y'imbohe muransura, nari nabuze aho ncumbika murancumbikira. Baramubwira ngo ibyo mwami twabikoze ryari, twakubonye ryari, turabikora. Kuki babikoze bakabyibagirwa? Nuko bitari agakiza kabo. Ariko babihinduye agakiza kabo, aribo bavumwa. Bazanye raporo itari mu gitabo cy'Ikaruvari. Shuti mwene data, ndabizi ko umwanzi ihame ryo gutsindishizwa n'umuntu kubo kwizera aryanga. Ndetse mukigisho ko muri 79 kitwa mwitegura igihembwe cya 3 baravuze ngo niryo hame mu mahame Satani yanga kurenza yandi. Ngo azi kuko kuri kuramutse gusobanutse ku rwego ijuru ishaka, ngo imbaraga za Satani zajanjagurika. Niko yanditse. Ndetse mu butumwa bwatoranijwe ngo abantu benshi baryumvise batangira kugira impungenge ngo Yesu abantu nibazahugira muri ryo gusa. Biti ngo shuti mugabanye impungenge kuko Imana niyo yibereye ku murimo. Abantu barakoze none barananiwe, kandi bananiwe ntacyo bagezeho. Ni ukubera ihe mpamvu? Reka soma amagambo ari mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa ku ipaje 96 hasi cyane, ndetse no hakurya 97. Kuba ugenda nibisobanuye ko uri muzima, niko ako kagingo kavuga. Kwiga inyigisho z'idini, kugira amazina mu bitabo by'itorero, cyangwa gukora neza imirimo itandukanye, ntabwo ari byo byerekana ko ufite ubuzima. Mu munara wahoze mu Busuwisi nabonyemo ishusho y'umuntu usa naho agenda nkaho yari afite ubuzima. Yasaga nk'umuntu muzima. Ngeze iruhande rwe ndamwongorera nk'ubwira umuntu wumva. Ariko muri iyo shusho harimo ishusho y'umuntu isa n'ifite ubuzima, ariko ntabwo yari ifite, ahubwo yagendeshwaga n'imashini. Umva ayo magambo, ariko umva uburemere bwayo. Kuba ugenda nibisobanuye kuri muzima. Kuba ugenda siko kuba muzima. Dushobora kugenda mu bikorwa no mu mwuka w'idini cyangwa se mu mihango yaryo, ariko tutari muri Kristo, umurimo dukora uhinduka impfabusa cyangwa se imburamumaro. Uwiteka turarikira kuba abakristo bazima bakora kandi barangwa no kwizera. Ngiyo paje 96 n'97 hakurya. Kuba ugenda sibyo bisobanuye kuba uri muzima. Shuti, Pawulo yagiye nusoma igice cya kera cy'ibyakozwe n'intumwa, akiri Sawuli, mbega ukuntu idini ryamukundaga. Yahoranaga inzandiko yahawe n'idini zijya ku murimo, ariko si uwuhe ngo kurenganya ubwoko bw'Imana. Unyumvira ariko uzabyumva neza. Baranditse ngo ubujiji bw'abayuda bwarutaga ubugome bwabo. Sawuli yarenganyaga abakristo, abahora ko bavuga izina rya Yesu, abashishikariza kuvuga Mesiya. Uzasoma igice cya 4 cya Yohana
ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, umusamariyakazi yabwiye Yesu ati tuzi ko Mesiya azaza kandi naza azatubwira byose. Iyo Yesu atamutabara ngo amubwire ngo ninjye tuvugana, byari kugenda gute? Sawuli yabajije ikibazo Yesu amaze ati ariko ubundi urinde uwo ndenganya. Ubu abantu benshi barimo bararenganya ubwoko bw'Imana mu magambo bazi ko bafite ishyaka ry'Imana. Benshi bagiye kurimbura ibyo bizera nta bugome na buke bafite, n'aka kadomo. Ahubwo icyo utazi n'ubujiji bwinshi buruta ubugome. Ngiki kibazo Sawuli yari afite. Kubw'ishyaka narenganyaga itorero, kubw'amategeko nari inyangamugayo, yewe narushije abo tungana gukurikiza imihango y'idini yacu. Arangije ararira ati mva icyo nifuza ni kimwe, ni uko bene wacu bakizwa. None se barakijijwe? Hari icyo atakoze Yesu? Hari ikintu maze takoze? Pawulo amaze kuboneka, ubuhamya arabutanga, ibintu byose abikora ngo arebe ko bakumva ibintu nguko abyumva, ariko ntibyakunze. Uyu munsi ikibazo kigiye kuvuka, mbese abantu bazakira ukuri cyangwa bagiye kurwanya ukuri? Ndakwifuriza guhitamo ukuri. Ndakwifuriza kuyoborwa n'ijuru. Ndakwifuriza kugira ngo udahusha intego muvandimwe, kugira ngo ubuntu bw'Imana bukorere mu mutima wawe, kandi neza y'Imana ihindura ubugingo bwawe. Umucyo uva ku ntebe y'ubuntu ukurasire. Data wa twese akwiteho kugira ngo udahusha intego, kandi Yesu w'imbabazi akuramburiye ibiganza. Icyo nicyo mvuga, kugira ngo tutisanga mu mwanya tutatekerezaga. Hari amagambo ngira ngo ngerageze gusoma kandi akwifuriza kuyategera amatwi. Umuntu ugerageza kwigira mwiza, akagaragaza imico myiza, akiha bene uko gukiranuka, ahwanye n'umuntu uhambira amatunda ku giti kitera. Mu mwanya muto icyo giti cyagaragara ko ari cyiza, abantu bagitaho bakagishima, ariko bidatinze ayo matunda yakuma akabora, kikagaragara uko kiri koko. Ni nako bimeze ku muntu witakaye imico myiza, yakwishimirwa n'abantu bakamuratira ingeso ze nziza, ariko ntibyaramba. Amaherezo idini yamukomerera, cyangwa se yagira mu bishuko bikomeye yadohoka, za ngeso ze nziza zose zikuma. Umwanditsi niko atubwira. Ni koko kugana Yesu ku ipaje 42, ni koko habwo twagira ingeso nziza zigaragaza zitazanywe n'imbaraga ya Kristo, irari ry'icyubahiro no gushaka kuratwa n'abantu, habwo bibasha gutuma tugira ukubaho kuboneye. Kwiyubaha kwashobora gutuma umuntu yigegesera ngo adasa n'ukora ibibi, ariko nubwo twagira ubwenge bwahe n'ubuhanga n'imbaraga, nitwabasha kwihindura. Icyakora ibyo byose byabasha kwitondesha umuntu, ariko ntibyahindura umutima we wa kamere, ntibyakweza amasoko y'ubugingo. Ayo ni amagambo ari mu Yesu ku ipaje 42. Nyamara iyo ugiye muri Yeremiya 17:9 haratubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Twarashutswe bavandimwe, turishuka ubwacu. Nusoma mu Yobu igice cya 14:4 haratubwira ngo ninde wabasha kuvana ikintu cyanduye agikuye mu kintu gitunganye? Arasubiza ngo nawe. Wasoma Abaroma 8:7, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira Imana ndetse ngo ntushobora kuyumvira, kandi abari mu butware bwa kamere nibanezeza Imana. Ninde wavana ikintu cyanduye agikuye mu kintu gitunganye, cyangwa se akavana ikintu gitunganye agikuye mu kintu cyanduye? Yobu ati nawe, muri Yobu 14:4. Dukeneye kureba ikaruvari, kuko gukiranuka kurarikoze kandi kwigaruriwe n'abantu benshi. Umuntu wese ugerageza kwitandukanya n'ibibi, akagira umwete n'ishyaka byo kwigira mwiza, naho yaza mu materaniro ate abagerageza ibidashoboka. Impamvu nuko imico y'umuntu ikomoka ku mutima we, kandi umutima ukaba ugifite kamere mbi. Byongeye kandi nta n'umwe wahindura umutima w'ubwe. Ubwo bimeze bityo, ibintu byiza abantu bashishikarira gukora ku bwabo baba ari umurimbo w'umwanya muto. Kugana Yesu ku ipaje 44. Umuntu ugerageza kwiboneresha imirimo yakora yo gukiranuka ku mategeko abagerageza ikidashoboka. Ni amagambo ni mu gusoma paje 50 kugana Yesu.
benshi bibwira yuko hariho icyo bakwiriye gukora ubwabo biringiye Kristo kwabara ibyaha, bakubitiraho kugira ubwabo bugingo buboneye. Nawabigenza atyo wabura kunanirwa. Aya ni amagambo akomeye. Icyumweru cyo gusenga cyitwa guhamagarirwa kunesha, ku ipaje 30. Gukiranuka kwacu n'imirimo myiza ndetse n'ikozwe n'abakristo bahaswe n'umwuka wera n'ibyatuma bemerwa n'Imana. Nk'uko ibyo wakogesha ingurube utuvuta wayisiga, icyo wayishyiraho cyose ntabwo byayibuza kuba ingurube. Guhamagarirwa kunesha, paje 30. None nshuti mwene data, kuki twabura ubugingo? Nababwiye yuko n'umwanya wa nyuma umwana ubona byamuvunnye. Nikikubwira ko bivuna, ntabwo ari umuntu wese upfa kuba uwa nyuma. Ubyitondere. Aba arazindutse nk'abandi, yarabwiriwe nk'abandi, yarakoze ingendo, yaricaye amasaha menshi ajya aho bamuyoboye kujya, nabyo biravuna. Nuko gukiranuka kurarikoze kandi kuravuna bitangaje. Uzi gukiranuka gupfobya icyo Kristo yadukoreye? Mwene data nshuti, kuki twahusha intego? Kandi uyu ni umugabane urikoze mu madini hafi ya yose. Benshi bambara ibirebire, abana ntabwo bagaragaza amaso yonyine imboni ngo hatagira abagabo babaheheta, abandi barambara rwose no hejuru bakapfuka ngo hatagira rwose uwo bagiraho ingaruka, ariko byose bigasoza gutsindwa kubonetse. Dukeneye rero impinduka mu mitima yacu. Dukeneye gusobanukirwa n'icyo ubuntu bw'Imana bisobanura, kandi umwuka wera niwe ukora uwo murimo. Uku gukiranuka kutemerwa n'Imana rero turimo dusesengura cyane kwarikoze kwa Adamu, kukarikora kuri Kayini, Aburahamu kwamukozeho. Imana imuhaye isezerano abona rizatinda, ashaka gufasha Imana gusohoza iryo sezerano, ashaka umukobwa ukiri muto ngo arebe ko iby'Imana yavuze byagerwaho vuba. Abyaye umwana atangiye gutumira abantu ngo akoreshe ibirori, Imana iraza iramubwira ngo uwo si we navuze. Biramuyobera kandi byari bimutwaye igihe bimuvunnye. None se wowe ni wowe uri buhitemo kuguma kurwanya Imana kandi uri mu murimo w'Imana? Oya nshuti, ibi bintu bikwiye gusobanuka, kandi nibisobanuka nibwo ijuru rizaba ritsinze. Kuko Satani mu birego afite harimo kumvikanisha yuko iby'Imana bidashoboka. None iyo abantu bagiye gutangira kugerageza gukiranuka kwabo ubwabo bikabananira, Satani avuga ati nimureba yuko ibyo mbabwira nimubyemere bidashoboka. Naho nuko abantu baciye inzira y'ubundi buryo. Erega hari inzira imwe gusa rukumbi, ukuri n'ubugingo, kandi Yesu ati nawe ujya kwa Data namujyana. None se duhitemo kubura ubugingo cyangwa urashaka kugerageza se gukora ibyo abafarisayo bakoze? Reka nkubwire, umufarisayo yarabwiye Yesu ati ngewe ubwanjye niyiriza 2 mu cyumweru, muri mwebwe uheruka. Yaremewe? Yaremewe? Ko wasanga wowe n'umwaka urangira 2-3 karangira. Reka tusobanukirwe n'iri jambo, iri hame. Mwibwe ko mu mahame y'abadivansi umunsi wa 7, mwibwe ko naryo rije nyuma. Ese muri kuki byatinze kuza? Kuki byatinze? Umenye ngo muri ya kakijisho nabwiye kitwa mwitegure, havuga ko ubutumwa butsirwa n'inguro kwizera ari umutima w'ubutumwa bwa Yesu. Ikico cyo kwirinda kikaba ukuboko kw'iburyo kwa marika wa 3. Dufite abantu bagenda bashobora kuba bafite n'ubuzima bwiza badafite akaboko, ariko nawe wagenda adafite umutima. Ubutumwa bw'utsirwa n'umuntu ko kwizera ni umutima w'ubutumwa bwa Yesu. Niko muri mwitegura havuga. Noneho kwirinda bikaba kuboko kw'iburyo kwa marika wa 3. Nyamara tumaze kubona yuko hari wagenda adafite akaboko, ariko nawe wagenda adafite umutima. Twabonye ko kugenda atari byo bigaragaza ko umuntu ari muzima. Reka duce bugufi rero, twemere kuyoborwa n'Imana, kandi ubuntu bw'Imana burahari, kandi bwiteguye kuduhindura. Gukiranuka n'ukw'Imana. None twebwe dufite ukwacu. Uko kwacu tubonye ko ibyanditswe byera bitakwemera, kandi niko kwigaruriwe n'abantu benshi. Reka tushime Imana rero ko itwitayeho.
ubwo iki shaka ko dusobanukirwa ibanga natwe turyumve neza. Abefeso 2:8 mwakijwe n'ubuntu kubo kwizera n'ibyavuye kuri mwe sino ku mirimo ngo hatagira uwirarira, nubwo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Urakoze Mana kuko ugikomeza kuduhishurira ibanga. Ntabwo dusoje, ahubwo tugiye kuzaza noneho ibyigisho bizakurikiraho bigiye kuza bishaka gusatira gukiranuka kwemerwa n'Imana, kandi uko ni gusobanuka abantu bazashima Imana. Bazashima Imana icyo yabakoreye, ikiri mu kubakorera n'icyo yiteguye kubakorera. Reka rero tuyishimire ko uyu mwanya itambukije ijambo, kandi hari abantu umwanzi agiye kumvisha yuko ibintu bigiye gucika. Oya, ariko kuki abantu batababazwa n'abagiye kurimbuka bagashaka kubabazwa nuko hari ukuri gushaka gusobanuka. Uzi kugira abantu bagenda badafite ubugingo bwo gukora bisomye, ariko nubwo wagira abantu benshi wibwiye yuko Kiliziya Gatolika ifite bakeya, ugira ngo abasilamu ni bakeya, ariko ushobora kugira bake nk'intumwa bagakora ibirenze ibyo abenshi badakora. Imana idufashe kandi byumvikanishe mu buryo bwayo mu izina rya Yesu. Data wa twese Mana yacu, iri jambo ryumvikanishe mu buryo bwawe kandi utegura imitima yo kuryakira mu izina rya Yesu. Amen.